Uyu ni umukobwa wigirira icyizere gike ariko kandi bikaba bivugwa ko imico yikurura abagabo cyane. Wahita wibaza ute se uyu mukobwa afite iyihe mico cyangwa se yitwara ate bituma akurura abagabo? Ndagusuje kandi nkuhaye ikaze aho uri hose. Sinabura kukubwira ko uhisemo neza wowe uhisemo kubana natwe kuri Media Empire. Njye wumva kuri mikoro nk'ibisanzwe ndi Isingizwe Edit. Ikaze nanone mu gice twahariye ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi dufite izina Chloé. Izina Chloé ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umunyabwenge. Chloé ni izina ry'umukobwa w'umunyabwenge ryagiye rikoreshwa kuva kera mu Bagiriki bashaka gukeza Imana yabo yo gusarura. Bakorowe aho muri hose ndabasuhuje, mbifurije kugubwa neza ndetse no guhirwa n'ibyo murimo byose. Uyu munsi rimwe mugezweho mu kumenya ibibaranga. Gufashe pause y'ibyo urimo kumva byose ubundi tubane muri aka kanya katari butinde, bazuze gusubira mu byayo nyuma yuko tumaze kumva ibibaranga abantu bafite izina Chloé. Yes. Si ba Chloé wenyine babwirwa, ahubwo ni buri wese ubwirwa, kuko ushobora kuba utitwa Chloé ariko ufite umwana waryise, ufite inshuti yitwa ko, gusa utazi ibibaranga cyangwa se utazi ubusobanuro bw'izina Chloé. Ikindi kandi nawe ushobora kuba nonaha cyangwa se muri aka kanya utwite, ukaba urimo kwibaza izina wakita umwana wawe bikaba byagucanze mbese. Uyu mwanya rero ni uwanyu, ushobora gusangira izina Chloé urikunze, ukaba ari byo wahitamo kuzaha umwana wawe cyangwa se kuzita umwana wawe utwite muri aka kanya. You never know. Reka twikomereze mbagezeho ibiranga abantu bafite izina Chloé. Tureke gutinda muri byinshi kuko benshi mufite amatsiko, ntekereza neza ko yabishe mutegereje kumva ubusobanuro bw'iri zina Chloé. Ikaze nanone ubusobanuro bw'amazina yacu. Nkuko twatangiye tubivuga, izina Chloé ni izina ry'umukobwa w'umunyabwenge. Ikintu kimuranga cyangwa se kimugira umunyabwenge nta kindi kitari kuba akunze kurangwa n'impano yo guhorana inyota yo kwiga no kumenya ibintu bishya. Yes. Ikintu cya kabiri rero, uyu Chloé kuba ari umunyabwenge bituma usanga yifitemo kamere yo kwigenga ndetse akaba ari umuntu wishimira kugira ibihe bituje byo gutekereza. Gatatu, mu bintu biranga aba Chloé, uyu mukobwa arangwa n'ubushishozi, akanga kugira amakimbirane ahubwo agakunda kunga abantu. Ikintu cya kane, Chloé ni umukobwa wigirira icyizere gike ariko imico ye ikaba ikurura abagabo cyane. Ni nkuko twabivuze mu ntangiriro, Chloé ni umukobwa wigirira icyizere gike ariko imico ye ikaba ikurura abagabo cyane. Gatanu, mu bintu biranga aba Chloé, uyu Chloé biragoye kumwegera kuko aba atuje cyane, ariko kandi nubwo bigoye kumwegera kubera gutuza kwe, iyo muramutse mumenyeranye cyangwa se mumenyeranye uhinduka ingenzi kuri we, cyangwa se twavuga ko uhinduka umuntu w'ingenzi kuri we. Chloé Sevigny ni umwe mu byamamare byabayeho, akaba yari umukinnyi wa filime w'umunyamerika wakinnye muri filime Deauville na Zodiac. Undi wamamaye cyane ni Chloé Moretz watangiye gukina filime ku myaka y'7. Ibaze nawe umwana w'imyaka 7 gutangira gukina filime. Uhita utekereza kuntu mu myaka 30 cyangwa 40 yazaba ameze muri uko gukina filime. Hari kandi n'undi munyamideli w'umufaransa nawe wamamaye ku izina Chloé, wabaye nyampinga mu mwaka w'2009, akaba yarabaye n'igisonga cya gatatu cya nyampinga w'isi. Ese nyuma yo kumva ibintu biranga abantu bafite izina, nyuma yo kumva bimwe mu byamamare byagiye bibaho cyangwa se n'ubu biriho bifite izina Chloé, wakibaza iki cyangwa se watekereza iki? Ese wari ufite umwana witwa Chloé ukaba utari uzi ibisobanuro cyangwa se igisobanuro cy'iri zina? Waba witwaga Chloé ukaba utari uzi icyo bisobanuye? Waba ufite cyangwa se wari usanzwe ufite inshuti yitwa Chloé ukaba utari uzi icyo izina risobanuye ndetse n'ibintu biranga abantu bafite izina Chloé? Uyu mwanya rero ndatekereza nyuma yo kubyumva uranyuzwe cyangwa se ni byinshi bigutangaje utatekereza ko ba Chloé bafite cyangwa bifitemo. Niba rero ufite izina Chloé ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira uko wiyumva cyangwa se uko wiyumvise nyuma yo kugezwaho ubu busobanuro bw'izina ryawe n'ibikuranga, ukatubwira niba ubyujuje 100% cyangwa se hari bimwe mu byubura cyangwa se hari bimwe mu byo tutavuze kandi bikuranga, cyangwa se hari bimwe mu byo twavuze bikuranga ariko wenda utabyibonaho, kuko dushobora kuzakubwira impamvu utayibona kandi bishobora kuba bihari kuri wowe. Ushobora no kuba nawe ubonye cyangwa se wumvishe ibi tukugejejeho ariko kuba utitwa Chloé gusa ukaba ufite inshuti cyangwa ukabuza umuntu witwa Chloé,
niba umuzi rero cyangwa ufite iyo nshuti gerageza umugezeho iyi video cyangwa se umugezeho ibingibi tukugejejeho kugira ngo nawe abashe gusobanukirwa cyangwa se no kwisobanukirwa n'uwo ari we. Ushobora no kuba utwite nk'uko twabivuze tugitangira, ukaba wibaza cyangwa se ukiri kwibaza izina uzaha uzita umwana wawe utwite aka kanya, ukaba rero wari waragowe no guhitamo izina wamwita, ariko nyuma yo kumvira izina Chloé ukaba wumva warikunda wariha umwana wawe cyangwa se warimugena cyangwa se warimwita. Uyu ni wo mwanya rero kugira ngo ubone amahitamo yawe. Reka ngushimire ko abanye nanjye, reka ngushimire ko twatangiranye ku busobanuro bw'iri zina, twaba tugeze ku musozo waryo. Izina Chloé twari dufite kuri uyu munsi. Uyu munsi ashobora kuba atari wowe twavuze, ariko ejo cyangwa ejo bundi turacyakomeje gukora n'ayandi mazina. Ejo ushobora gusanga ari wowe tugezeho, ejo bundi ushobora gusanga ari wowe tugezeho. Abantu rero muba mwatwandikiye mudusaba kubasobanurira amazina, ntukababazwe nuko izina ryawe ritarasobanurwa. Tugendera ku murongo w'ababanje gusaba ubusobanuro bw'amazina, wenda nawe igihe cyawe kizagera. Ntugahangayike cyangwa se ngo wumve urababaye kubera ko tutakugejejeho ubusobanuro bw'izina ryawe. Tegereza nawe igihe cyawe kizagere. Ikindi kandi ntabwo bivuze ngo izina ryawe ryonyine niryo rishobora gusobanurwa ngo wumve ko aryo ukeneye gusa. Ushobora no kumva yandi mazina kugira ngo uzajye umenya uburyo ki abantu mubanye cyangwa se inshuti zawe zitwara bitewe n'ubwa busobanuro bw'amazina yabo. Rero reka mbashimire nanone kuba mwahisemo kubana natwe kuri Media Empire. Nababwira ngo nimuzacikwe n'ubusobanuro bw'izina tuzabagezaho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Isingizwe Edith. Ndabashimiye cyane, mugira ibihe byiza.